Jimmy nagiye cyo gutaha ndetse nagiye cyo gutakaza mu buzima bwo muri iyi si. Iri ni isomo ry'ubuzima kidashoboka mu buzima kandi nta na kimwe cyoroshye mu buzima bwo muri iyi si. Wowe unyigisha mu buzima kandi byinshi byari bikugoye nyamara siko bizahora bizahinduka. Reka mbasuhuze neza rakomeze bien sana. Unyite Jimmy, hano ni muri Level Records. Harashize iminsi myinshi cyane tutaganira tutavugana kubera enda gahunda zitandukanye, ariko mu by'ukuri nari mbakumbuye sana abakunzi banjye, abakunzi ba Jimmy Pro, abakunzi ba Level muri rusange. So niyo mpamvu nanivuze ntereka nze nkore ikiganiro mbasuhuze mbereke ko ndi amahoro kandi nizere ko namwe aho muri hose muri amahoro. Hari ikintu nifuza kubasaba abakunzi banjye, abakunzi ba muzika nyarwanda muri rusange. Murabizi ko iyi channel ya Jimmy Pro nari narifuje kuzajya nshyiraho ibintu bijyanye na gahunda za muzika yanjye no kuvuga kuri showbiz muri rusange, ho gatariko kubijyamo in deep, ariko nanone nkibanda ku bijyanye n'ubuhanzi bwanjye. Murabizi nkora indirimbo z'Ikinyarwanda, Igihinde, ubwo niho inganzo yanjye inyerekeza. Gusa kuri iyi shuri ndashaka kubasaba akantu kamwe. Cha panda chachiriho yamarira y'abapfaka zaracangiraho za kesret haniranda cyazizira mu buzima bwo muri iyi si. Mwese abakurikiranira hafi muzika nyarwanda cyangwa se showbiz nyarwanda muri rusange, muzi ibintu biri gucicikana, zamvuga ngo ibintu biri ku muhanda, ibintu biri kugenda ku mihanda, niko bivuga nsimbizi. Kuri iyi mihanda hariho story nyinshi cyane. Urajya kuri YouTube ugasanga ni story, na abantu bamwe bari kuvuga, na abandi bajemo, abandi babizanyemo, abandi batangiye guhimba n'ibitariho n'iki. Mu by'ukuri wenda kamvuge ko byari bikwiye ko ibintu nk'ibyo bivugwa, ariko bikagira n'uburyo bivugwamo nyine, kuko burya hari igihe uvuga ikintu kitagenda ukakivuga nk'ikibazo cyangwa se ikosa, ariko ukanatanga umuti n'igisubizo. Hakaba noneho n'undi muntu uza akavuga ibitagenda ariko nta n'amakuru afite, agapfa kufatiraho ibintu bigeze gusa, niba mu bice bya kanaka ugagafatira aho ngaho naho bigeze, ugasanga ntabwo mu by'ukuri uwifuza kumenya ikibazo aho kiri ntabashije kumenya mu by'ukuri ngo arafata ukuri kuri. Ntabwo mvuze ko ari nge uzanye ukuri, ntabwo nje gucecekesha abavuga, ariko tuzirikane ko nubwo tuvuga ntabwo twemerewe kuvuga ibyo twishakiye. Nge kuri experience mfite cyangwa se ubunararibonye bw'imyaka irenga 15 muri muzika, hari byinshi nabonye, hari byinshi nanyuzemo, hari byinshi nzi bifite uburyo nabivugamo bwafasha, hari burimo guhana, kubaka, gusana no kugira gute, ariko nkabivuga mu buryo bwanyabwo, kubera ko niwe umunsi wari turi kuvuga ngo ni urugero ntanze kanaka yakoze iri kosa, yarahemutse mu kanaka. Nta muntu udakora ikosa, nta udakosa, ariko iryo kosa turi kurivuga kubera iki, turi kurivuga gute, nyuma yo kurivuga eske we riramwereka ko hari icyo yakoze, yakosheje cyangwa yakoze kitari cyo, cyangwa riramusigira igikomere ritume nenda nawe agira ubundi bukana cyangwa undi mujinya cyangwa na reaction yindi ari buze gukora. Ni muri ubwo buryo rero nifuza kubasaba ngo munyihanganire gato, ngiye kuba nshyize pause ku bihangano byanjye nari mfite muri studio, biracyahari nzabishyira hanze, ariko nk'umuntu umaze igihe kinini muri muzika nyarwanda, nanjye vuga ngo ntange umusanzu oya, ahubwo nongera umusanzu kuri muzika n'undi twubatse. Kuri muzika twasanze hari abawurimo, kuri muzika twasanze hari abawukora, natwe tuwukomerezamo, turiga, duhura na byinshi buri muntu wese ashobora kunyuramo muri muzika biba bitandukanye, ariko byibuze nanjye ndashaka kugira uruhare navuga rugaragara cyane muri ibi bintu bimaze iminsi, izi nkuru ziri kuvugwa, abahanzi bavuganye ibi n'ibi. Ntabwo ndi bisubiremo cyane, mwese murabizi, mba nabuze naho nanabihera, kuko bimaze iminsi bivugwa, aho kugira ngo bizamuke bigeraho tubone igisubizo, ahubwo buri munsi havuka ibindi bishyashya, kandi nabwo bigenda bisa n'ibikurana nanone n'izo nkuru. So ni byiza ko habayeho imbarutso yabyo, ubizi abivuge atarimo kubogama, abivuge nk'umuntu ushaka guhana, gucyaha no gukosora, ariko utabizi abanze amenye amakuru.
kuko iyi YouTube imenyiza izanadusaza. YouTube umuntu wese ko gufungura YouTube birashoboka, gufata telefone ugafilima ukagira gute, guhimba inkuru, ibyo washaka byose uba ushobora kubikora. Ariko tuzirikane ko umuntu udukurikira, umuntu uzakureba kuri YouTube ntabwo abazi ko uri muri blague, ntabwo abazi ko keretse ari nka channel ivuga fake news cyangwa se amakuru y'ibihimbano. Ariko niba hari ikibazo gihari ukaba uje uri gutanga amakuru udafitiye igihamya, ukaba uje uri kubeshya abantu kugira ngo ubone izo views, attracting abantu, urimo urateza ibibazo bikomeye, urimo urashyira ufite ikibazo mu bindi bibazo bikomeye. So turimo urarengera wagiteje, mbese urimo uratera confusion, urimo urateza uri kujijisha, no kuvanga. Donc urimo urashyira abantu mu rujijo, voilà, urimo urashyira abantu mu rujijo rwo gutuma batamenya mu byukuri ninde uri mukuri, uri kwangisha bamwe abandi. So ndifuza rero ko mu bumenyi mfite, muri experience mfite, ntangiza akantu nakwitana ngo uko mbibona cyangwa se uko mbyumva, aho nzasubira inyuma gato turebe ibi bintu biri ku uyu munsi wa none hari sano bifitanye n'ibyabaye mu gihe cyashize. Ese ukuri kwabasha kuba ukuri wenda tugenekereje, hari ababa bagufite? Ese nyuma yo byose twabinyuzemo, kuko ikintu nababwira cyo mwabantu mwe baba ari abahanzi, aba producer, umuntu wese uri muri entertainment, nibo ndi kwivugira iyi showbiz yacu cyane cyane, ibindi byo simbizi. Ibyo uri kuba muri munsi wa none ni ingaruka cyangwa se umusaruro w'ibyo uba waranyuzemo, ibyo uba warakoze. Niba warahemutse, igihe mu byanze bikunze uraza kukigwamo uyu munsi wa none cyangwa se ejo. Singuteze iminsi, ariko niko isi yubakitse. Niba warakuze cyangwa se warabayeho bigoranye, ukiyambaza abajama bawe ati mumfashe mu kubakana ikintu, amara kubona aho kigeze ukabakwepa ukigenda ntihongere kubibuka, muvandimwe, igihe niki mu buzima yuzirikana ku isi izenguruka, urinda urwango, amatiku no guhemuka. Erega reka nkugire inama isumba izindi, kora utikoresheje kuko ni wo musingi wo kuramba, ubane neza n'abandi si ugihe iby'igigomba. Ni byiza rero ko dutangira kwitekerezaho, kwe kwibagirwa. Ushobora kuba uri gufasha abantu uyu munsi, ariko nawe warafashijwe, n'abawe wenda bashobora kuzafashwa. Si ikintu rero wakabaye wiratanga kuba ko nafashije kanaka ngo none ushobora kuba waranafashijwe, ariko ukibagirwa ko wafashijwe, ukibagirwa ko aho uri uyu munsi wa none hari ababigizemo uruhare, udashobora no kureba, udashobora no gutekereza, udashobora no guha umwanya. Ntabwo ariko twakabaye twubaka uyu muryango nyarwanda. Aya matiku, aya makimbirane ari muri muzika nyarwanda, akababara abantu bagize, agahinda, byaturutse ku bintu byinshi. Harimo ubuhemu, kwibagirwa, harimo kuryaryana, harimo ishyari, harimo inzangano, kandi byagiye bitangira utuntu duto ariko bikabyimba. Ikibabaje rero, abantu benshi nabonye bari kubivugaho cyangwa bakomeza no kubivugaho, ntabwo mvuze bose ariko abenshi ni n'abatazi uko byatangiye, ni n'abatazi uko byagenze. Ibipeti by'ubu muraza muri game, ndota ari ukuba amasubu, bazaguha n'isumu. Hakaza kubamo n'ikintu cyo kubahuka. Umuntu wese ugukuriye uramwubaha, yakosa ukamukosora mu buryo burimo kumwubaha. Ariko iyo ufata umuntu ukamuvugaho amagambo adakwiye no kuvuga muri public, adakwiye kuvugirwa ku karubanda, ngo uri gushaka views, ngo uri gutwika. Ubundi hari amaterme manange, hari amaterme, donc hari imvugo zaje nk'imvugo yo gutwika mo kabyaramwe, ngo dukundi, ngo agakino, ngo ishyamba, ngo gushyira abantu ibyapa, ngo ibyo bintu tubivuga ari nka blague, ara tugamba gusa ariko ducengera mu bantu tukahinduka ibikorwa bikaza kuvamo ikintu kitari cyiza. So ndabasabye rero muranyihanganira, projet nari mfite kuri iyi channel yanjye ntabwo nzihagaritse, ngiye gushyiramo agapoze, ariko tubanze tugaruke inyuma gato, kubera ko iyo utamenya aho wavuye naho ugiye birakugora. ubuzima bwo muri Pete the Great, Mafia Land CEO, Soundtrack mu buzima. Eyo byatangiye ari inzozi, tureba rap kuri TV, filime nyinshi mu mitwe, kujya school nta kece, mfite swag ubona bitabaho. Ntibyatinze hafi aho, proje ziba nyinshi z'imihanda tuzijyamo, zibenshi baziguyemo, twe twazikwamiyemo,
twazikuriyemo turacyazirimo kugeza gupfa nta nkuru ibipeti by'ubu muraza muri game indota ari ukuba amasubu bazaguha n'isumu banza umenye iyo uva ubundi umenye iyo ujya banza umenye iyo uva ubundi umenye iyo ujya mu buzima bwo muri iyi si banza umenye iyo uva ubundi umenye iyo ujya banza umenye iyo uva ubundi umenye iyo ujya mu buzima bwo muri iyi si ababizi haraho nziyambaza ntekereza ko hari ukuri bazi bazamfasha tuganire turebe si ibi bintu biri kuri uyu munsi wa none haraho bifitanye isano n'ibyagiye bibaho kera ubundi byari bimeze bite byagendaga gute iyo havugaga ikibazo twagikemuraga gute hanyuma no tuze tugere no ku munsi wa none kubera ko ntabwo buri munsi ko tuzahora n'ibibazo ni intambara ni bakanaka bashwanye bagize gute tuzageza ryari dushaka igisubizo uzi ko yakosheje uzi ko yahemukiwe kugira ngo arindire ko baza kumugwaho yarameze nk'umuntu wihishe bamushyire ku karubanda tera intambwe ntawe udakosa uce bugufi wabwo uvuge uti noneho nyuma yo kwenda byagenze gutya aho tugeze aha ngaha tubigorore gute kubera ko ibyo turi kuri buri munsi wa none bitatugiraho ingaruka mu minsi iri imbere bizagera ku bo tuzasiga aha turi hari abandi so gukomeza gusenya tutubaka rero ntaho byazatuganisha ngayo nguko rero ngiye gutangira gutegura ibiganiro nzagenda mbisohora gahoro gahoro bitewe n'ubu burangi mu nzana nabikoreye no gukusanya amakuru kugira ngo ntazavuga ikintu ntahagazeho gasanga nanjye wenda mbaye muri babandi bavuga ibyo batazi ikigambiro nta kindi no kubaka umuryango nyarwanda no kubaka muzika nyarwanda no kubaka showbiz nyarwanda kwe guca intege batarayizamo batibaza ati burya abantu twabonaga bagenda bakora ibi n'ibikumbi n'ibi byabaga bibari mu mitima nibi byabaga bibihishemo nibi bakoreraga abantu ibyo tutabonaga no ntabwo showbiz yacu ari uko yakabaye imeze nakandi kantu tujye tuzirabura no kwigana ubundi kera byatangiye ngo ari beef bikagiye ngo ari utuntu kutu beef turaho ariko nabona hano ntabwo bikiri beef byabaye ahubwo ibintu bikaze cyane so turebe rero ukuntu ibintu tubigarura ku murongo uwo ufite icyo avuga akivuga uko kiri niba ari ikibazo akigaragaza ikibazo uko kimeze atangiye n'igisubizo cyangwa se agaragaza uko icyo kibazo cyanakemuka kwigora mu bibazo gusa twe gucunga akantu kabaye karavumbutse twese turasimbutse ibi noneho hari ama-YouTube channel ubona usanga bakoze nk'ifoto kugira ngo gusa ngo iyo titre bashyizeho cyangwa se inkuru y'icyo kiganiro ikurura abantu ariko ukabona ibintu bakoze ntabwo bikwiye twiyubahe tugaragare nk'abantu bakuru ukunze ko ibintu nta mwana ubiri mu mwana wa birimo nawe yaba arimo yibeshya naye byazamuta habi tube bakuru dukore nk'abantu bakuru twubake hari akabazo nshaka kubibariza wenda dusenye iyo tugezeho kugira ngo twubake ibindi ndavuga muri muzika cyangwa turebe ibyangiritse tubisane dukomerezeho jya muri comment umbwire niba unyemereye ko nkomeza iyi gahunda kugira ngo muzika yacu twongere tuyiyungurure turebe neza ibitagenda dukomeze inzira imwe y'ubumwe ndabakunda cyane ya Jimmy Pro turi kumwe Jimmy komeza ubaye ku ngoma si wacu